CHiTA MAGiC. Icyo gihe umubyeyi wanjye w'umupapa apfa na mama yarakoraga noneho kubera ko yapfuye yararwaye igihe kinini cyane. Frère na Jeannette rwose aho bari bumve ko ndabashimiye cyane. Nagiye ahantu muri fete noneho iyo fete ariko nkaba nari nsanzwe ndi umufana wa Jeannette cyane ko natangiye kumufana agikina muri City Made. CHiTA MAGiC. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza ubana natwe umunsi ku munsi. Ikaze mu kiganiro cyacu, nizere ko uri mu bihe byiza. Ikaze kuri CHiTA MAGiC. Ugiye kugira ibihe byiza pe. Reka nkubwire ngo ubana natwe umunsi ku munsi. Twibereye kuri Sheba Hotel mu Kiyovu, niho turi kumwe n'uyu mukobwa w'ikizungerezi muri kureba, ufite amaso ameze nk'aya ntoza. Muvuge Ngande ntawe mvuze, reka mbendetse. Twicaye kuri Sheba Hotel mu Kiyovu, niho muri kubona. Ni ahantu heza ku muntu ukeneye gutemberera i Kigali, yagera akagira ibihe byiza, akaruhuka, akavakanse kakaba bon. Turi kumwe n'uyu mukobwa muri kureba, ufite amaso ameze gutya, witurije, uvuga make. Nibwo bwa mbere agiye gukora n'ikiganiro. Ikaze mu kiganiro Adeline. Yego, murakoze cyane. Uri mu bihe byiza Cyane. ukuntu tuje cyane, ukuntu wanze interview bigoye. Oya, niko mpora. Yego. Niko uhora. Ninde tugiye kuganira kugira ngo wibwire abantu bari kukureba rero, ukora ibiki, uri mu ntoki? Amazina yanjye nitwa Adeline Mumporeze. Ndi umukobwa. Yego. Nturuka mu karere ka Rusizi. Nkaba ndi n'umukinnyi wa filime. Ntabwo ndi kukumva rwa gake cyane. Ntabwo Gake urimo cyane. kunyumva. Navuze ngo nitwa Adeline Mumporeze. Ndi umukobwa. Nturuka mu karere ka Rusizi. Nkaba ndi n'umukinnyi wa filime. Yego. Uri umukobwa uvuka mu karere ka Rusizi, Ikamembe. Ikamembe cyangwa Busaka? Kamembe. Hariya ni Busekanka, hitwa gutera? Urahazi se? Kunkanka. Oya, hafi neza no ku Nkombo. Urahazi? Ikiri kumbwiye izina. Iryo zina uvuze Mu Bugarama urahazi? Yego, ndahazi. Ni wacu ngewe rero, hara neza kuri City. Sure. Ndahazi cyane. Ndakubeshye. Ni Adeline tugiye kuganira. Nimwe mu bakina filime hano mu Rwanda, yatangiye no kuzikora ku giti cye. Irindi zina rye yitwa Mumporeze. Hanyuma tugiye kuganira byinshi bitandukanye birimo kuri kariyeri ya sinema. Murabizi abakobwa bakina amafilime hano mu Rwanda banyura muri byinshi, abasore banyura muri byinshi, ariko uwo turi buze kuganira n'uyu nguyu ni umukobwa mwiza muri kureba. Ariturije cyane nk'uko mumubona. Turaganira kandi ku bijyanye n'ubuzima bwe nanone, urugendo rwe, hari ibyo yagiye ahura nabyo. Yakiniye mu mafilime iyo nzi ni Isi Dutuye ya Freli na Bahavu. Filime tw'Isi Dutuye niyo ngira ngo wagaragayemo, ariko ubu ngubu nawe uri gukora iyawe. Uraza kutubwira n'uburyo nabo mwahuye n'ibindi. No ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe nabwo hari byinshi byawe bwite wanyuzemo bitari bya sinema. Kuza muri sinema hari abo bigora, hari nabo bigira gute. Nabyo turabiganiraho. Ariko ntangire mbwira abantu bakurikiye ikiganiro cyacu ko ku muntu ukeneye kugura inzu mu Rwanda, ku muntu ukeneye kugura ikibanza cyangwa ibyo ufite wifuza kubigurisha, izo serivisi zitangwa muri Marshall Real Estate. Hamagara 0783 93 793. Ubundi tuguhe serivisi imeze fresh. Adeline Mumporeze. Karame. Kubera iki bakwise Mumporeze? Nuko burari izina babonye rimbereye. Nanjye nakuze nsanga nitwa Mumporeze. Gusa hari igihe nigeze mbaza mama wanjye, ndamubaza isi kubera iki wanyise Mumporeze. Hari n'abantu ndibwira bakagira ngo nagasirino ntago ari izina ryanjye. Arambwira ngo ukivuka wavutse uri umwana ucicitse cyane. Handi no kukonsa nakonsa agaruka amashereka ari kurya, kwa kundi nyine amashereka yikama kameneka, sinzi niba ariko babivuga. Mumporeze. Ego. Izina ni ryo muntu? Niko bitekereza. Uhoza abandi cyangwa tuguhoza? Nibaza ko kumuhoza ari byo byiza, ako n'abandi nabahoza. Okay. Ni izina ryitwa Mumporeze. Adeline bisobanura iki? Adeline ni umwana uvuka mu muryango wa cyami. W'ibwami? Yego. Wavukiye mu buhe bwami?
bwa Rusizi. Legendary Kingdom Rusizi. Ubwo kera hari Cyangugu cyangwa uvutse ejo bundi yitwa Rusizi we. Oya, navutse kera hitwa Cyangugu. Kera hitwa Cyangugu. Nk'umuntu ukubonye ubwa mbere rero kuko ntekereza ko barahari benshi nk'abo mwiganya abantu bari kureba ikiganiro amasoni yabaye menshi nkuko ngukomeze. Je mu buzima busanzwe nabonye uri hambo uvuga ariko mu kiganiro ndabona Oya. Humura ntabwo umugabo wawe yakoze subscribe. Kandi ndamuzi. Niba nawe mfite se. Oya. Uramufite uba muri Canada witwa Muvuge? Muvuge. Aba muri Montreal. Jewe. Hafi na Quebec City. Ntabwo muzobona. Uri single se? Cyane rwose. And searching cyangwa hunting? Reka tube tubisubikira nyine uri single yego. Yego. Usacinga cyangwa uhuntinga? Guhuntinga nuguhiga. Uragira ngo umugani wa mukobwa nihagira ugiriye ariko naritambutse. Ashaka kuritambutsa ariko yaritambukije. Ari hese? Renzo yaritambukije yavuze ko ngo oya yateraga brag. Kandi yavuze ngo wowe nawe ngo yakubeshye. Aya yabivuze pe. Aratebya cyane uri. Yatebyaga kandi yakubwiye ati CHiTA MAGiC ugira ibanga. Ku muntu ukubonye ubwa mbere rero izina ni Mumporeze Adeline niko witwa. Mu bintu bikuranga wahita umubwira cyangwa characters zawe ni nkizihe? Ukunda kuba umuntu umeze gute mbese n'ibiki biguye ibyishimo muri kamere yawe? Adeline ni umukobwa utuje ko kumbona nasama biragoye cyane. Hari n'ukuntu nishima ushaka kunkorera ikintu nkishima ahubwo ntubone ko nishimye kandi nishimye numva nenda no gusara. Ntago nyine nzi kugaragaza amarangamutima yanjye cyane ndatuje ku buryo n'umuntu ahubwo agira ngo ndumurakare kandi atari komeze. Nshimishwa no kumva music no kuba mba ahantu hatuje nta kavuyo ngatekereza ibintu ngiye gukora ndi gupanga gukora. Ubwo nibwo buryo ukoramo ibintu ni nawe uriwe. Yego. Arya amafilime umaze gukinamo na yahe? Ni isi dutuye niyo ya mbere nakinnyemo. Harya wagaragaye muzo mu kwa mbere gutyo? Guhera mu kwa mbere mu kwa kabiri gutyo. Mu kwa kabiri? Yego. Ntabwo nivuga ku kwezi neza ariko ndatekereza ko mazemo nk'amezi 4. Ariko nizitambuka uyu munsi ubamo? Yego. Uretse ko nko muri no minsi ntabwo ndi gukinamo cyane. My exes? No, your ex. Your ex. Nayo nakinnye. Kuko nyine yitwa My Ex. Yego. Abakina ariko babiri your ex. Ntabwo nayikinyemo aho. None se bahavu mwahuye gute? Wageze gute muri filime ze? Hari n'izindi umaze gukora? Yego, hari indi gukora. Ari uri gukora yitwa ngo ki? Yitwa Icyizere series. Icyizere series. Yeze kuri episode ya kangahe? Ya kabiri. Episode ya kabiri. Yego. Yasohotse ryari? Iya kabiri yasohotse ejo. Turaza kuyereka abantu nta kibazo. Yego. Hanyuma se wahuye gute na bahavu? Cyangwa ni freri waguhamagaye wageze gute mu isi dutuye? By'amafilime nabyo uraza kutubwira urugendo rwihari. Iriya couple wageze gute muri projet yawe? Iriya couple rero reka mbanzina n'abashimire. N'abantu beza cyane. Freri na Jeannette rwose aho bari bumve ko ndabashimiye cyane. Nagiye ahantu muri fete. Noneho iyo fete ariko nkaba nari nsanzwe ndi umufana wa Jeannette cyane. Ko natangiye kumufana gikina muri City Made. Aza kugira ubwo ashinga impanga nkayikurikirana nabonaga nyine ari umudamu ushoboye cyane. Noneho duhuriye ahantu nyine muri fete ndamusuhuza nyine profita okazi yo kuganira nawe mubwira ko numufana mubwira ko nanjye mfite inzozi zo kuba nakora filme cyangwa nkaba umukinnyi wa filme. Ntago yangoye pe n'umwana mwiza cyane. Yarambwiye ati rwose ubwo bikunda ngiye kubigufashamo. Bukeye nyine turachatinga arambwira kuko nge numvaga nifuza gukina mu mpanga cyane niyo nafanaga. Arambwira rero sasa Adeline urabona ntago urakina filme reka kubera ko n'isi dutuye nayo niyiwe. Arambwira ati banza ukine hariya umenyere kamera ukuntu ngira udusonimo gake
umenyere kamera umenyere n'abakinnyi n'ahandi bwo uzajya ugenda ukomeza ukina bitewe n'uko turi kubona ubishoboye n'uko bishaka. Ubanza mu isi dutuye. Ego. Abantu bakwakiriye gute rero? Wakinnye uruhe mukobwa? Nakinnye nitwa Titi. Titi. Yego. Titi ya Titi. Titi, ego. Ndi umukobwa witonde cyane. Oya, ibyo n'ubuzima busanzwe muri movie. Muri filme. Bagukinishije ibiki? Titi yari umukobwa nyine. Kuko isi dutuye buri episode bifite subject yayo. Akenshi amasene yose nakinnye. Ndi umukobwa utagira icyaha. Ahubwo ngenda arenganywa. Mu buzima busanzwe ni nako bimeze se? Okay, nta muntu uba marayika 100%, ariko ndagerageza. Uragerageza. Isi dutuye rero uburakina. Yego. Muratangira. Niki cyatumye ntugeraho umva wakora filime yawe? Urabona umuntu wese iyo agiye muri filime byanze bikunze ubugiye kuba umustar. Abantu barakumenya. Mbese ntabwo ubukiri wa muntu nyine wihishe aba umenywa n'abantu benshi. Nibura se warabikundaga ibintu bijyanye no gukina amafilime? Yego, kuva mbere narabikundaga. Warabikundaga. None se kuza muri sinema twagiye twumva kenshi abakobwa cyangwa abagore baza gukina amafilime bakakwa ruswa y'igitsina. Nyiri filime akaba yagusaba ko muryamana kugira ngo agushyire muri projet cyangwa ntabigire urwitwazo bikanyura mu zindi nzira. Wowe ibyo bintu byakubayeho uza gukina amafilime bwa mbere kubera ko aho wakiniye isi dutuye ntabwo mpamya ko ariyo filime yonyine wari ugerageje gukinamo. Hari n'izindi utatubwiye byagenze gute? Ko ngenda bizi ko hari izindi mbere wagerageje ariko niba bitarasohotse niba barakuvanyemo tubwire byagenze gute. Rero urugendo rwanjye rwa filime urebye bwa mbere nashatse gukina filime nyura ku muntu ntari buze kuvuga izina kubw'umutekano we. Noneho gusa n'umutekano. Okay, nta kibazo. Nibyo. Noneho turaganira ndamubwira se ko nshaka gukina filime nta kintu wabimfashaho. Twatuvuganye kuri telefone. Noneho ansaba ngo duhure tubiganire. Noneho ambwiye guhura numva kuri cyane nshaka kugutumira ati duhure tugahura muri restaurant tukaganira no ku byo nshaka kumfasha. Ako nyine zana mutuntu nsanga mu rugo tubiganire ndibaza none se kujya kubiganira mu rugo ndumva rwose ntago biri ngombwa. Namubwira none niba ari n'ikibazo ufite waretse basi facture kabiyange ariko tugahura muri restaurant tukabiganira. Mbona tsimbaraye cyane ko musanga mu rugo. Ujya gufata script. Ugeze mu rugo bigenda gute? Ntago nagiyeyo. Kubera iki? Byanciye intege numvije ko ntago ngomba kubimusabira mu rugo. Kuko hari ibintu bitaba biri ngombwa ko mujya kuganirira mu rugo. Je numvaga nshaka ko dura nkano muri restaurant tukicara tukaganira nkamubwira ibyo nifuza kuko yari afite ubushobozi bwo kuba yabimfasha. Mbonye ratsimbaraye kujya mu rugo ndavuga oya reka ibimbyihoro ubwo yasa amahirwe yanjye. Bwa kabiri ngerageza kwandika filime kuko niyo ndi gukora ndiyandikira. Maze kwandika filime nizera umuntu ndamuhamagara namubwira ati ko nanditse filime uzaze nkwereke ukuntu imeze wenda wamfasha ukangayidinga nkaba nagera ku nzozi zanjye. Araza amwereka filime arayisoma abona n'inkuru ishimishije cyane. Arambwira ati sasa rero ngiye gutekereza uburyo nagufasha iyi filime ibe yajya hanze. Ubwo biza kugenda gute? Nza kumwereka script yanjye nari nanditse arayisoma ambwira ko ntari nziza. Nyine nanjye ndishima ngagiye kumfasha bukeye mbona ya script bari kuyikina. Ubwo icyo ni igihombo cya kabiri nagize. Urumva icya mbere one nizeye ko yangeza muri filime yarankoshonye ashaka ibintu byo kunjyana mu rugo sinabikunda. Uwa kabiri anyiba script mwizeye nyumweretse ngasoma ndebere bana bari kuyikina. None se bwo ntabwo none se cyane kumva ko umuntu yakwira duhure muri restaurant ni bisanzwe. Kandi mu rugo hari abantu bahagira ama studio z'ama home studios sibyo? None se niki cyakweretse ko yashaka ko muryamana kugira ngo agushyire muri filime? No, ntabwo nabyita ko wenda ko yashatse ko turyamana kuko nta naho yabinyandikiye ambwira ngo ngwino wenda kugira ngo nzagufashe tuzabanza turyamane. Ngiye ikintu nanze ni ukumbwira ko tugomba kujya kubiganirira mu rugo. Uko byasa kose iyo ufashe inzira buryo kishyira umuntu mu rugo ngo mugiye kuganira ku ibyo ndabizi ko ibintu byo kugira ngo umuntu akugize ahantu
hari ubwo habamo imitego myinshi ushobora kugenda uzi ko ari ibisanzwe muri buganirireho wenda akaba yanakubwira ati kugira ngo ufate akaboko nkujyane byaba ngombwa ko tubanza no kuryama ariko ngiye ndi kumva bitarabaye ntabwo byabaye ariko impamvu bitabaye tujye mu rugo keretse niba yarahise atangira kwinanura oya urumva twabiganiraga no kuri telefone akambwira Adeline nsanga mu rugo tubiganire nanjye nkumva ntabwo nshaka kujya mu rugo ese niki cyatumye utajya kumureba ngo mupange niba ari umushinga mu upange nubona harimo icyo kibazo kibemo CHiTA numvaga ntabishaka ntabwo nkunda kujya gusura abantu pe none siruta abantu b'igitsina gabo kubera iki ndabitinya umuhungu wa nyuma wasuye muri gato wamusuye ryari ntabwo nyasura abahungu nyine uwa nyuma na nyamute kandi ntaragiyeyo nahahinga 70 ingahe ntaho nagiye nurasura umuhungu namwe kuva wavuka nasuye ubiwabo kubera icyo uri kongeraho ko abiwabo yego nuko nyine atibana wenyine nuvuga ngo nawe KiGAli ubana n'ababyeyi n'abavandimwe mbana n'abavandimwe ari igihe umukobwa nyine aba afite strategy wadasura abahungu ariko bo baza aya nako siko bimeze warabiretse ntabyo nakoraga uburyo ureka ikintu wakoze niba ntabikorese ni ukuvuga ngo wowe wabonaga umusore uko byagenda kose ari gushaka ko habaho imibonano mpuzabitsina mbere y'uko mu mukina filime bikubayeho ku nshuro ya mbere inshuro ya kabiri wabicitse gute rero inshuro ya kabiri nta wundi nahuye nawe n'uwo wa mbere nahuye nawe mbona ashaka ko tujya kuganirira mu rugo ndabikata ntibyabaho uwa kabiri anyeba script uwa gatatu nabaye nk'ubivuyemo ariko hari igihe ibyo bintu umukobwa byemera promosiyo yashakaga ikaboneka hari ababikora CHiTA ahubwo ugasanga bari kurekarama ngo ntago ngewe mu mitekerereze yanjye numva ko nagera ku nzozi zanjye ariko mbanje gutanga ruswa y'igitsina kubera iki ikintu cyose buryo ushaka ushaka kugiharanira ariko mu buryo bwiza yego none se ko ntabikoze finally sinayigezemo kandi ntayitanze gifilime nayinjijwemo na Jeannette kandi Jeannette ntabwo ari kunyaka ruswa y'igitsina ni umudamu yego nicyo umushimira ndamushimira cyane ko yatumye ngera ku nzozi zanjye hanyuma umunsi uri gukora filime yawe rero ni filime ivuga kuki iteye ite itambuka kuyihe cano kugira ngo abantu bari kureba ikiganiro nabo baze kujya kuyireba filime ndi gukora yitwa Icyizere series inyura kuri cano ya Mumporeze Films ni filime ifite izina rikubiyemo ibintu byinshi cyane icyizere buriya kuba narahisemo kwita icyizere nasanze icyizere ari ikintu gikomeye cyane mu buzima ukurikije uko wakuze n'ibyo wakuriyemo niki cyatumye filime uyita icyizere nuko hari abantu benshi nagiye nizera mu buzima nzi ko aribo bazangirira akamaro mbona ntabwo ariko bigenze byagenze gute ko ngiye niko nakubonye ushobora kuba utari mukuru ku myaka yawe n'ibiki byakubayeho ku buryo uvuga uti abantu ibyo bankoreye nta cyizere mbabona amahoro reka mbakorere filime bavuga ni ukuvuga ngo hari nk'uburyo ugira inshuti mu buzima sibyo akaba ari za nshuti wizeye ukazibitsa amabanga yawe se mugasangira bakaba bakoze ariko ugasanga niba uteye ikirenge baba bazi ibyawe nibo baba abambere mu kuguca intege cyangwa bakanabyica ibyo ugiyemo byose urumva cya cyizere uba uwizeye umuntu uzi ko agushyigikiye cyangwa ari mu ruhande rwawe ariko ukabona niwe wishe ibintu wari urimo none se ko wagira ngo abantu barakubabaje bamwe na bamwe byagenze gute mu buzima se hari abantu benshi reka tuvuge kuri uwa Adeline kuva kera ukiri muto harya bambwiye kuri bucura mu muryango wanyu no ndi imfura ni wowe imfura mu muryango yego gusa mbicuritse gutera mu muryango ni wowe imfura waje KiGAli ryari kuba KiGAli bwa mbere 2016 2016 ego nibwo naje nje kuhaba byo kuhaba dusangiza urugendo rwakuvanye i Rusizi fata decision yo kuza kuba muri KiGAli 2016 byagera 2016 bigakomeza gutyo none uyu munsi ukaba uri umukinnyi w'amafilime byagenze gute mbere yaho
mbere yaho urumva nyine indi myaka nabaga muri Rusizi. Amashuri yose wayize Rusizi? Secondaire. Secondaire 2016. Hari igihundwe? Nize mu Igihundwe rega ndahazi. Nago nize igihundwe. Wize Nyamasheke se? Oya. Ni muri Rusizi ahantu bita mu Gishoma. Niho wize amashuri ya secondaire? Ego na primaire. Noneho ndi kurangiza secondaire umubyeyi wanjye w'umupapa yahise apfa. Yo, pole sana. Yego. Na niwe wanyishyuriraga ishuri apfuye nyine bisa naho nyine bihindutsemo ukuntu. Twaje kwimukira Rusizi tuza kuba i Kigali 2016. Urumva gukomeza university ntabwo byahise binkundira kuko uwamfashaga kwiga yaramaze gupfa. Yo, Paul. Kuva wabura umubyeyi university wagize ariko secondary warayisoje yo urayirangiza? Wigaga muri tourism? Nize MCE. Mate, computer na economy. Yego. Hanyuma ukimara kubura umubyeyi rero ubuzima bwahise bugenda gute? Ni wowe mukuru n'abavandimwe, si imibereho yari imeze gute? Mama yabyitwaye mate? CHiTA narasitaragorinze cyane. Icyo gihe umubyeyi wanjye w'umupapa apfa na mama yarakoraga. Noneho kubera ko yapfuye yararwaye igihe kinini cyane. Mama wanjye ahagarika akazi kugira ngo amurwaze amwiteho. Urumva nyine nawe umwe ararwaye undi ntari gukora ntago biba bimeze neza cyane. Noneho final bikarangira anapfuye. Wagize ibyago ukiri mu mashuri? Nubwo wari mukuru mu bandi ariko wari ukiri mutoya? Nagiye gukora exeta. Meze nkaho turi mu kirimo mvuye kumushyingura. Nagiye gukora exeta aribwo tukimara kumushyingura hari neza ko nzanarata diplome kuko ntago nigaga. Nari naracitse intege nyine nkareba nkavuga se ubuzima bundi bumaze iki. Papa wanjye yarize afite amadiplome nta hantu na depoza nyine numva wari mukuru wari usoje amashuri niyo secondaire? Ego. Yapfuye secondaire utaranayirangiza? Ikizami cya secondaire. Ikizamini cya leta. Abo twiganye barabizi twari turi kwitegura kuri exeta abarapfuye. Nyine banza no gucika intege cyane ndiheba ndavuga ati se arapfuye nawe amashuri yiwe yize arayasize diplome ze zipfuye ubusa aho nigende kwiga bizagende bite niwe wanyishyuriraga. Nyine mbita numva ko nihebye ko kaminuza kwiga bizagorana. Icyo gihe nyine urumva mama wanjye nawe yari yarasezeye akazi kubera kumurwaza igihe kinini. Wahise witera icyizere? Yego natakaje icyizere. Ariko nyuma ngenda nkomera numva ko ntago ari iryo herezo ry'ubuzima. Twaje kwimukira Rusizi tuza gutura i Kigali kubera imibereho. Yego. Nyine dutangira gufonda ubuzima. Noneho icyo gihe ndibuka abo muvukana muri bangahe? Tuvuga turi abana 3. Ninjye mfura. Mvukana n'abahungu 2. Yego. Noneho rero ubwo ngubwo nyuma mama wanjye hari amafaranga make yari afite arambwira ati rero twese ntago tuzaba abashomeri kandi urabona ko kwishyura university ntago bita binkondera koko mama wanjye arankunda cyane nabonaga ko nta kintu yanyima agifite ubwo nabonaga ko bitari gushoboka ahita ambwira rero mu mafaranga make mfite ngiye kuguhamo make shaka ikintu gukora nikigenda neza ubwo uzabona amafaranga wige. Natangiye kugerageza gucuruza. Natangiye gucuruza Kampala imipaka batarayifunga. Mbere batarafunga. Wacuruzaga ibiki muri Uganda? Nacuruzaga imyenda. Najyaga kurangura imyenda Uganda ncururiza mu mujyi muri Chic. Ndacuruza biza kugira aho ngaho mbona ntago biri kugenda neza. Ko uri umwana mukuru mu rugo ni wowe uri gukora ugomba gufasha famille abavandimwe
bana tuvukana bari bakiri mu ishuri bari kwiga urumva nijye wagombaga kujya mbamenya ndwana nabyo kubw'amahirwe nyine mbona ndabishoboye umwe ararangije ubu ari kwiga muri kaminuza undi kabucura ni gato nako karacyari kwiga muri primaire noneho ubwo ngubwo kuntu byaje kugeraho gucuruza nyine nkajya mbona hari ukuntu buri gucuruza iyo uri gucuruza amafaranga make unayakoresha uko byasa kose uraho inyungu iba ari ntoya ariko igihombo ari kiba ari kinini ego ushiduka uri no gukora amadepanse ugakora muri ya capital ufite ni nk'uku rero waje mu byo gukina amafilime ni ibiki wagerageje muri kwa kuno umukobwa struggle z'ubuzima mu gushaka amafaranga harimo n'ibiciriritse abantu wenda bashobora kuba basuzugura ariko wagerageje uri gushaka imibereho ya mama wawe n'abavandimwe bawe muvukana urumva ngiye capital imaze kumera nkaho mbunishiranye nagerageje kujya ncuruza muri bwa buryo bita amapasi abacuruzi bo barabizi ukaba wagenda ugafata umwenda ahantu ukamubwira ko ndi bukuzanira amafaranga ari uko maze kuwugurisha ibindi ugapostinga hagira ugikunda nyine akakigura ukagurisha ukaba uzi ngo mfite wenda inyungu ya 5 cyangwa 2 andi na ya nyiri imyenda ego ariko nyuma yaho nyine haje kuzamo covid mera nka gucuruza mbihagaritse nza kubona akazi mbona akazi ariko kari akazi katari permanent kameze gute ni isoko rya nakoranaga na rwiyemezamirimo waratsindiye isoko ryo gukora muri Rusizi usubira icyangugu ego subira icyangugu nyine ndagakora kamaze hafi nk'umwaka n'igice nkoreramo nyine udufaranga turaho urongera ugaruka i Kigali ndongera ndagaruka i Kigali nagakoraga nza i Kigali kuko numvaga ntazasubira Rusizi kuhaba kameme kubera iki nyine muri principe zanjye ubu biracyakomeje yanjye mbano kubera yuko mu buzima hari igihe umuntu ahirwa hari igihe ibyo ukora bikunda ariko kubera icyo udateganya kuzasubira uzi ko ngende gushaka ikibanza Rusizi cyo guturamo ndahakunda sibyo ndahakunda sinkubwiye usekanka nkumva utahazi se ntago mazi ni muri Rusizi wewe uretembera cyane kundusha yewe uzi ko ndi gushaka ubutaka Rusizi ni byiza cyane haba n'amafaranga ku muntu uzi kwambuka imipaka buriya ntago ari ibyo ndi kuvuga hariya hakurya y'iwanjye se ko bisaba kuba ntabwo uteganya kuzasubira icyangugu kubera iki kubayo guturayo kubera iki wishyizemo ibyo bintu se kandi atari byiza erega ni ku ivuko ryawe ntabwo ari ukubyishyiramo CHiTA ndanahakunda cyane ariko nyine njye mu myumvire yanjye numva ko niba narateye intambwe nkaza nta gusubira inyuma yego ariko ushobora kujyayo wahubatse hafi hari ubushobozi none kuki ntakubaka i Kigali byo ntibishoboka awe na Kamembe simbizi rero ntabyivangamo sibyo hanyuma rero intego ufite ni yihe abantu nibajya kureba filime yawe turaza no kuyishyira hano hasi by the way baze kureba filime yawe baze kureba kugira n'abantu bamenye cano yitwa Mumporeze Films barabona agafoto k'umukobwa mwiza ni uyu nguyu biragufasha iki abantu nibakora subscribe biramfasha cyane kuko uko bakoze subscribe bakanareba baba bari kunshyigikira ubu ngubu ufite abasubscribers bangahe CHiTA ni bake bine nizo nizo kubavuga ni magana angahe yego ko ni bake nyine bavuge nta kibazo ni nk'ibihumbi 2 ngerago ibihumbi 2 ni bake yego yego nukuri ni bake uzi ibihumbi 2 zano pujara bafite nukuja no umustar no umustar cyane okay afite n'ibihumbi 100 ahubwo birenga kubera icyo umuntu akwiriye gukora subscribe kuri channel yawe rero hariho iki hariho filime kandi ifite message nziza filime nyina akenshi ni ibintu dusanga mu buzima busanzwe buriya filime iyo ari yose iyo atari comedy iba ifite message iri gutanga ku banyarwanda comedy nayo irayigira neze nsabi iyo murebye si nkuramo message nanone uyikuramo ukanishima ukanaseka cyangwa bamenya sha no guseka nabyo ubwaje ukaba ariyo message nyene ari nyene bakina comedy Prasa ni comedy ni comedy ni Rwandan comedy ariko ni irimo n'inyigisho okay abantu rero baze kukureba baze kugushyigikira none se ibintu by'amafilime winjiyemo ni ibintu wari ufite mu nzozi cyangwa ni ibintu byaje
by this time bigutunguye. Njyewe narabikundaga kufana mbere nkabona nyine gukina filime ni byiza ariko nkumva nubwo nabikunda yego nimba umustar ariko nzaba umustar bifite n'ikintu binyinjiriza ko buriya abantu duteye ukuntu gutandukanye. Ubwo washatse gukina nka filime ryari? Niga muri secondaire nko muri troncome nka 3e gutyo. 3e muri troncome. Aha. Ninde wareberagaho icyo gihe? Narebaga filme ya mbere narebye numva ndayikunze ni Rwasa. Ko Rwasa yasohotse niga nka 2e secondaire nimba atari 3e sinibuka neza. Rwasa narayirebaga na bariya bayirunga bakina buriya irunga nari bagiye no kumashimira n'umuntu wagiye Tukote. Niwe boyfriend wawe? No, Niwe boyfriend? No. Ni single? Oya, ni single ndabizi ariko he's a boy. Irunga n'umujyanama mwiza cyane. Umuhungu ukiri muto rwose. Umusore. Tukote. No musore w'umwana mwiza cyane. Nubwo agaragara nk'umusaza buriya aracyari umusore. Bamwibeshya uziriya mvi buri abasanga ari zo bukire. Oya, mu myaka ni mukuru ariko status aracyari umusore. Ya no umusore. None se mwigeze gukundanaho? Irunga? Oya, ni yangiye yo mu buzima busanzwe. Nyine Irunga nkigera muri filme bwa mbere njya kuri set bwa mbere. Niwe muntu nahasanze w'umustar nzi. Muri isi dutuye. Yego. Noneho nagiye mfite na complex ndi kwitinya ndakana gato. Nje nta nunzi buse ndakinana nabo bastari ndamenya mvuga iki ndani mfite ubwoba. Waranabizi bwa mbere njya kuri set nararwaye kubera gutinya kamera. Ariko anshyira ku ruhande aranganiriza ambwira ko nini tinyuka nzabishobora. Nyine mbona ndabishoboye. Akajya naho ngize ikibazo nkamugisha inama ambwira Irunga ese nshatse gukora byakunda kambwira cyane rwose nubwo bitangiye nyine antera courage. No muntu mwiza cyane. Irunga ari mu bantu ushimira cyane. Abo warebaga kiriya gihe harya ubwo Samusure kiriya gihe Samusure nayo yarakinaga ngira. Samusure yakinaga kandi niwe mustari muri sinema ya Cyangugu. Harya Samusure yakinaga muri Sizaza Samusure kiriya gihe bakinaga 2013 yakinaga mu filime yitwa Kataramagara. Icyo gihe nibwo yari haje filime z'aba Asia, filime zirimo ba Bijo aba bahari uyu munsi za Ndi Umukristo n'izindi. Ndi Umukristo niyo narebaga ko Tukote yakinaga mu yitwa Papa Shafi. Ego. Hoya Papa Shafi ni ntuze ni Selemani. Ahubwo muri Ndi Umukristo Tukote yari pasteur. Yari pasteur se? Yari we pasteur. Yari pasteur. Kuko gihe yakinanye Tukote na Biju. Hari n'ahantu nabonaga ameze nk'umupfumu yambaye imyenda y'imituku. Ni kiriya gihe nyine zira filime zakorewe. Na Rwasa na bari none se ko byatinze kugira ngo kine movie? Byaratinze. Oya CHiTA naje gusanga ikintu cyose kiba isahigeze. None se Samusure yanze kugushyira muri filime kugiye? Ntabwo nabimusabye natuziranye. Ntabwo nabimusabye. Ariko nibaza ko nyine buri gihe cyari kigeze ngo mpure n'abahavu. Abari uzanyikiramo. Imana ikomeze kugushyigikira rero. Hasi muri comment section maza kwasanga YouTube channel ye mugende murebe filime ye. Nuga mbere tuganiriye mwabonye ko aracyafite amasoni, aracyatinya cyane. Mbararikiye ikiganiro ku nshuro ya kabiri ariko ikiganiro cya kigamije kugira mumenye ko afite filime nshya. Mujye kuyireba hano murabizi ko ariho abakina amafilime bagaragara bwa mbere bafite ibikorwa bishya ni hano banyura ni hano benshi mu bamenyera. Nizere ko Imana izagufasha bikagenda neza ndetse n'abafite izindi filime bakagushyiramo kugira ngo ukomeze kugira ubumenyi. Imana ikomeze kugushyigikira bikomeze kugenda fresh. Yego. Mbere ko nkurekura rero uri umukobwa akuriye muri stories zitandukanye byinshi watubwiye bijyanye n'ubuzima bwawe life cyangwa ubuzima bwakugishije iriye somo wasangiza abantu bari kukureba. Kuno byumvise ari bigiye ugera mu kiheba ari ugera mu kamera nka utazi uko ibintu bimeze. Niriye somo wakuye mu byakubayeho cyangwa mu buzima? Kutiringira umuntu wari we wese. Kubera iki? Kubera ko akenshi hari uburyo wiringira umuntu ko ari buri bugufasha mu kintu ugasanga ahubwo aragutaye ufashijwe n'undi utatekerezaga. Rero isomo nge nabonye mu buzima ntabwo nkigira icyizere kiri hejuru cyane ku bantu. Mu bintu byose byakubayeho mu buzima harimo n'ibyo nawe wakoze, niki wicuza kurusha ibindi? Kavuga uti Imana impaye amahirwe
ikintu nagihindura. nta kintu nicuza nakoze, ikintu cyose nakoze nabonaga ko ari uko cyageze nyine ko kiri bubi. Yego njye nta kintu nakoze njya mvuga ngo iki kintu ndakicuza ko natayigiye. Icyo gutinya abahungu giterwa n'iki? Ambwiye ko nta muhungu wasura muri ghetto. Abahungu ntacyo dupfa, bataza no kunyumva nabi pe, nta kintu mpfa n'abahungu. Gusa nyine sometime hari igihe bataba abana beza. Gute se? Mwebwe se muri abana beza? Gute? Wenda ushobora gusanga ngenda umwana mwiza bo batarambira abana beza. Ariko nawe ushobora kumubabaza. Nabyo birashoboka. None se tubwira impamvu wowe uvuga uti muri ghetto. Ko ariyo nawe ubamo, tubwire no kubera iki? Nta kintu nahuriyemo nacyo ariko ntago mbifata neza. Ntago mbifata neza ko ujya gusura abatipe mu magata yabo. Bo bajye bagusura. Reka tugane ku musozo, mugende murebe Icyizere series kuri YouTube channel ya ADELINE. Kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Ibyo muri guteganya bitandukanye, mwebwe murebe ikiganiro bikomeze kugenda neza. ADELINE, ko haje muri sinema igihe uzaba hashabutse umeze neza na filime yawe abantu bayimenye, by the way tuzagirana ikiganiro. Ko haje sana. Uribaza ko nzashabuka. Harya rero waranyandikiye ryari? Se ntiyashize icyumweru. Cyumweru cyonyine se? Iriya yari inshuro ya kabiri. Kabiri ya mbere. Reka dushimire abantu bakurikiye ikiganiro, mukomeze kumererwa neza. ADELINE ko haje naho ubutaha siko bimeze. Yego. Reka tugushimire abo bana natwe umunsi ku munsi, and stay tuned kuri CHiTA MAGiC. Merci CHiTA MAGiC. Yego. CHiTA MAGiC.